njyewe nakuze mburana imbere y'Imana, numvaga nzarwana paka nkagera imbere ukabaza ikibazo nti wandenganyije cy'ubundi kugira nkigarukira umunsi kugira ngo nkire hagomba kuba amasengesho y'iminsi 7. Akarure gatematsiko mwe aho ngaho kabayemo nifuza ko yajya kukiba kurushaho. Bavuze ngo abonye inzoka babonye inzoka inyizingiyeho ngo ni mu mwuka yarangiza ikagonda umutwe wanjye. Bakivuga icyo kintu ngo wumve ya nzoka natangiye mvuga umuntu yibonye no mu mwuka inyizingiyeho. Aba ngo nahise mbabwira iyo nzoka ndayifite, byumva uko ngiye kubikubwira nawe uzakora verification kuko wenda umunyamakuru. Bahari imyuka igusha abantu mu rusengero, kandi uvuze ngo ugiye kuyivuga bisa n'ibyagukoraho n'ubundi. Reka mbikubwize ukuri, nakijwe 2006 ariko hasaza n'undi mugore 2007. Urumva umuntu uje mu myemerere mishyashya akenshi arayoboka akumva ibyo bamubwira. Byabaye ngombwa ko nyendera muri iyo myumvire pe ndindira Imana, biravugwa bikanasubirwamo. Rero ubwo 2012 naje guhabwa umugore, ntabwo umugore ntashaka. Byabaye ngombwa ko mbona ko Imana ingambaniye kujya ngo n'umuntu ko ndimburwa byanyabyo. Babyumva icyo gihe rero ntabwo yari ntumvika mu byo bw'umwuka, naho nakirijwe bitewe n'ibyo ndi gushyirwaho bidahuye n'umutima nama wanjye. Mu by'ukuri kugira ngo binanize cyane yenda nita Imana ingambaniye twa tuvuze, ntabwo ari Imana nkijije, ahubwo harambije confusion yuko umwuka utari mwiza waciye mu muhanuzi ari kuzuvuga kari Imana. Rero icyo gihe nanjye nk'Imana yakijije nahize ngo Imana integetse gufa kuko ivuze mu izina ryayo, nivuze mu izina ryayo kandi iyi Imana nyine irangambana naho byaturutse, ariko ni umwuka mubi waciye mu muntu umpesha umugore. Rero ngomba ko ngewe mpasa n'uhanga n'uwo mugore, ariko ntibagiwe n'Imana isa nkaho yakabaye intabara, isa nkaho yakandinze icyo kintu ntikimbeho nk'umuntu warimburwa, ariko yemeye ko icyo kintu kingeraho kandi cyandimbura. Araza arambwira ngo nabonye uti bitabo mu ishuri wirukanka uca muziti wirukanka urasara. We kwa ko nari mwishikiye yumvikana sibyo, ndamufasha mujyana mu rugo aho nabaga, mfata za document ibuvuze harabura kwezi kumwe ngo bibi. Impamvu byabani iyi ngiyi. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Amahoro y'Imana nshuti we wahisemo gukurikira Beora uwashyingiwe, by'umwihariko ndagusuhuje we mugeni wa Kristo aho uri hose mu mpande enye z'isi. Urushaho kwirimbisha kuko Yesu azaza, ibyo byo ni ihame ridakuka, kandi naza azajyana abamwiteguye, azajyana abakijijwe neza. Nitwa Umuhire Antoine, ntabwo ndi jyenyine, tugize umugisha ho kwakira mwene data. Reka tumusabe abanza asuhuze abantu badukurikiye, anatwibwire kugira ngo tuze kuganira ariko tuziranye. Ni karibu. Murakoze. Nitwa Nihere Joseph Mukasa, ntabwo ari ubwa mbere nje kuri Beora. Yego, njyanga ikintu kiganiro na cyakane hashize umwaka mvuye hano. Umwaka ni munini. Imana iguha umugisha. Birumvikana ko abo twabanaga mu mwaka ushize barakwibuka, cyangwa se n'uwaje nyuma ariko akagira amatsiko yo kujya kureba bimwe mu byo byaragiye bitambuka ataraza, nawe ashobora kuba n'ikiganiro twagiranye yarakirebye, akashobora no kuba ari ubwa mbere akubonye.
byose ntacyo bitwaye kuko bwije n'uko bukeye tugenda turushaho kunguka. Nyemera tubanze dusenga Imana tuyishimire, hanyuma tunayisabe kugira ngo abe ari ituyobora. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane ko uri Imana igira neza kandi uri Imana nyamana. Hari andi mazina bakwita ariko bakayakwita kubera imirimo wakoze. Ari kuvugana na Mose, Mose yarakubajije ngo ningera kwa Farawo nzamubwire ko ari nde wantumye. Uramubwira ngo uzamubwire ko uri uriwe, uri Uwiteka. Bisobanura yuko uri w'igihe cyose, ntabwo uhinduka, ntabwo usaza, ntabwo ugajuka, nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho. Uko wari urikira n'uyu munsi ni kuri, kandi ibyo wavuze no kubikora byose urabikora, ibyo utarakora uzabikora. Kuko twebwe tugira ahahise, tugira aho turi ubu ngubu, tukagira n'ahazaza, ariko kuko uri Uwiteka ntabwo ujya uhinduka. Turabigushimiye, tugushimiye ko wandinze ukarinda umutumirwa wacu w'uno munsi, kandi ukarinda n'umuntu wese udukurikiye aka kanya. Ntabwo ari imbaraga zacu zabikoze, ni imbaraga zawe. Ntabwo twakiyungura kugira ibyishimo, niko umuririmbyi yavuze. Natwe ntabwo tubikesha imirimo yacu y'amaboko cyangwa y'intekerezo n'ubwenge, ahubwo tubikesha wowe. Twemereye Mwuka Wera kugira ngo atuyobore, ibyuzuye Kristo abitwuzuze, natwe tubisangize abadukurikiye. Dusenze gutyo kandi twizeye ko wemeye kubidukorera mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Umwaka ushize ntabwo ari mutoya uvuye hano, ariko dushimye Imana ko wabaye amahoro. Hari indirimbo ivuga ngo twaherukanaga kera, ariko kandi dusubiye kubonana dufite ibyishimo. Muri make amakuru nyuma y'uko uvuye hano, Imana rumva hari abantu tuba duherukana nko mu byumweru bibiri bishize, mwahura uno munsi ugasanga Yesu yamushizemo. Umuntu mukamuherukana mu kwezi gushize, mwakongera guhura ugasanga shwi byararangiye. Nibura n'iby'icyubahiro n'ibyo kwishimirwa kuba abantu bashobora kumara umwaka bahura ugasanga baracyavuga izina rimwe rya Yesu. Kuzarebe nk'aba mu makorari ashobora kuva kurepeta nko kuwa gatatu, ku cyumweru yaza kurimba akabanza akavuga ati mumbabare mubanze mushaka ahantu munshyira nihaniye kuko ntabwo Yesu tukiziranye. Naramukatiye, naramutaye kubera impamvu zimwe cyangwa izindi. Muri uno mwaka ushize, reka banze tubwire amakuru muri make uko umeze, ko Yesu mubanye, kugira ngo n'umuntu wese udukurikiye yumve ko nta gihe na kimwe umuntu afite cyo kuba yatakaza umwami Yesu. Murakoze cyane. Umwaka ni mwinshi byo, ariko byo muri make no kuba ngarutse hano nibigaragaza ko nta cyahindutse nsubira inyuma, ahubwo nagiye imbere. Gusa iyo tuvuga kujya imbere, nanone hari igihe tuvuga amagambo ariko afite ibindi bisobanuro. Ubundi kujya imbere mu rugendo rujya mu ijoro ntabwo bigaragara kenshi inyuma, biba biri imbere. Bunyura mu buryo bw'ubugingo bwateye imbere kurusha uko nari meze nzahangaha. Naho inyuma byo ni ibisanzwe, nkora meze gutya. Ni nacyo mu buryo bw'ubugingo nicyo birayita gukura, kuko mu buzima busanzwe iyo umuntu arimo agenda nyine yongeraho iminsi cyangwa se tukatuvuga igenda igabanuka, aba agenda agana mu gusaza. Ariko mu buzima bwa mwuka uko ugenda uwunguka, icyo utaruzi ukagisobanukirwa, icyo wari warumvise nabi ukacyumva neza, Imana ishobora kugenda kwihishurira urimo kugenda ukura. Niyo mpamvu rero n'ingingo umukristo wese udukurikiye kugerageza kubaho ubuzima busoma ijambo ry'Imana, kugira ngo
arusheho gukura iyo kubingwingiye ko dufite abantu barumbiye mu ngobyi pe, kandi Yesu yashyizeho ibintu byose bikwiye kudutunga kugira ngo turusheho kunguka. Hanyuma hari umuntu nanone ukubonye bwa mbere avuga ati ariko kiriya gihe ntabwo twigeze wenda tugira amahirwe yo kugira ngo tukumve, ntabwo tuzi niba ari ubutumwa yari yazanye, ubwo njye ndimo ndabariza abatabizi, ntabwo tuzi niba yari yazanye ubuhamya cyangwa yari yazanye iki, kandi wenda ntidufite n'umwanya uhagije wo kuza gusubirayo ngo tujye kubyumva. Ariko kandi umuntu uje rimwe akaza kabiri akaza gatatu akaza kane, byanga bikunda nuko aho yari agejeje ubushize atashyizeho akadomo, ahubwo yashyizeho bimwe twigaga kera bita akitso n'akadomo, bya bindi bitaga virigisi. Abarimu nimwe muba mubizi, ntabwo tujya tumenya byinshi. Ariko iyo interuro irangiye bashyiraho akadomo, ariko iyo uyisubitse ushyiraho akitso, cyabona kugira ngo nyine bigaragare ko bikomeza. Nibura dufashe uno muntu udafite uno mwanya wo kuza kujya kubyumva byose, ariko nanone tumubwire ko yajya kubyumva. Abantu ko bareba seri z'amafilime za hehe na hehe bakazumva bakazirangiza, gute ijambo ry'Imana cyangwa ibyakungura ubugingo byabananira kubyumva. Nanone ntitwirengagize yuko hari utabishobora, reka tumufashe muri ubwo buryo. Nibyo nkora inshamake nanone ariko itari butinde, kuko ntekereza ko icyaba cyiza ni uko umuntu yakongera utabizi yajya kubyumva, kuko ngira ngo icyo turi buganireho utarumvise bya mbere ntabwo wakumva ibi tugiye kuvuga. Bisa ni ubuhamya buri anshene, mbese ni nka seri nk'uko bivuze. Cyangwa ubushize nzanga nabwiye Pamphile ko tuzajyana ibiganiro birebire cyane. Bitangira mu buhamya bwanjye ntabwo naje kuvuga ivugabutumwa, ahubwo naje kuvuga natanze ubuhamya bw'ibyambayeho ku kiganiro cya mbere. Ngira ngo natangiye mvuga ko ubuhamya mfite ari ubw'imbere butagaragara, ni ibintu bibera mu mwuka, mu isi y'umwuka. Uko mbona uku nguku urebeye inyuma utabisobanukirwa, bisa kugira ngo nabijye mu buryo bwimbitse. Rero bijya gutangira natangiye ndogwa, wandoza ndoga nduruhinja. Hanyuma andoga akoresheje inzoka, imwe mu nzoka yari yoroye. Yohereje inzoka inzaho, niko nabwiwe n'uwabibonye icyo gihe. Ni umuntu wari woroye inzoka, ariko ababita reka mvuge umupfumu. We yacunze aho bashize ndi umwana ndyamye, atuma inzoka imwe mu zo yari afite iraza injyaho. Hanyuma urimo arandera ntabyo yari yabonye. Uwo mugabo w'umupfumu ari ubwira wanderaga ati inzoka iri ku mwana. Mu by'ukuri arambwira ati yica, ahubwo ati tanyirira. Agize ngo ajye guhamagara abayica, aza kumubuza, aravuga ngo nabyihorere. Aragenda afata ya nzoka yinkuraho, arayizinga ashyira mu mufuka w'ikote rye, ahita yigira iwe. Nicyo cyabaye, njyana uko natangiye nanavuga. Hanyuma rero kuva icyo gihe ari uwanderaga ntiyamenye ngo uwo mugabo akoze iki. Hari nanjye nk'uruhinja sinakubwira ngo abikoze, kuko kwanza niyo nzoka sinayibonye ko nari uruhinja. Ibyo nibyo nabwiwe maze gukura. Ariko nanjye ntangiye kubaza amateka nk'uwishe ibiri kumbaho mu buryo bw'umwuka. Hanyuma nyuma gato naje gusanga nk'umuntu mu buzima nkiri umwana usa n'umuntu nkaho mpfuye, bakajya banyita muzuka nyine, ariko ndiho nakomeje kubaho. Ubwo najyaga hatangiye kujyaza imyuka ikurura umuntu w'imbere twita ubugingo, cyangwa se roho mu buzima busanzwe, cyangwa se umuntu w'umwuka. Niwo uwo mugabo yasaga nk'ari we atanze uwo muntu muri nimba navuga universe ariko y'imyuka. Ni ugutaka kwibona mu isi y'umwijima, aho ukururwa n'ibintu utabona rimwe rimwe ukabibona. Rero ibyo byatangiye kuva nkiri umwana, ndazamuka ngira niga primaire, niga secondaire, igice cya université. Icyo kibazo kikiriho, ariko kigenda gikura.
nihuse ubwo naje gukizwa 2006 mba umurokore nyirizwa muri ADPR, maze gukiza muri ADPR ntabwo byahise bigenda, intambara yarakomeje ariko nanjye nguma mu gakiza kugeza ubwo bisa n'ibihosheje, ngira ngo niyo partenaire navuze. Hama parti ya kabiri naje mvuga ku bwoko bw'imyuka itera ubusambanyi ku isi, mvuga mu buryo bw'umwuka ukuntu nagiye mpura nayo, babita abakobwa b'ikuzimu, reka mbivuge gutyo, ariko ni imyuka mu by'ukuri iza mu ishusho y'abakobwa mukaba mwahura ukayibona, ariko ifite purpose kugira ngo igusambanye. Nari ku ishuri ku Musanze, icyo gihe nari ndi mu wa gatanu, kuko narigaga iyo myuka igira ukuntu itwara ubwenge bw'umuntu. Iyo wari umuhanga ukaba umuswa bibaho buriya mu buzima, kandi ntekereza ko atari njye nyine, nanjye ndi umwarimu nawe nigisha biraba mwaka bati ubwenge bwanze, njye nkamwumva. Ni ibintu biba muri iyi si. Hanyuma rero njye naje kubona ko hari ikintu kintwara ubwenge bwo mu ishuri, ndabirumarika ndicara niyigaho, nkora plan. Ubwo nasubije amaso inyuma mbona ko natangiye muri primaire amanota nagiraga, umwanya nabaga, uko nzamuka bigenda bisubira inyuma. Ngeze mu wa gatanu natangiye mu mwaka wa 4 abo twiganaga mbu wa 9 mu banyeshuri 27, biza kwanya twimukiye mu wa 5 mbaye 20 hejuru iyo ngiyo, mbona ko ntari kujya heza, ntangiye gushaka impamvu. Ubwo ntangiye guteza ku yanzoka bambwiye nkiri umwana, ndabona kuri kose iriya nzoka ifitanye isano n'ibintu bintwara ubwenge. Ubwo naje kwicara ngomba byanze bikunze kubanza kugarura ubwenge bwanjye, nkora plan ndavuga ngiye mu ubwenge bwanjye byanze bikunze. Rero plan nakoze hajemo gusibira, nasibiye mfite amanota 38% muri math physique. Abanyeshuri twiganaga yindi bimvuga ibintu byabaye ko ntabwo munaza kubishya ibinanga byabaye nize math physique ku Musanze. Abana nsiye nsibira nasuye nta muntu bizi, babonye nsibiye barabiye kuki mukasasibe kandi byatsinze kandi bigaragara ko wazi ubwenge kameme. Arambaza ndabihorera, no kugira ngo nasibire nagiye kwanza gutereta mu kigo directeur ntereta prefet biranga, ariko biza kurangira hari ukuntu bigenze neza mu bwatambutse ngo busubiremo, ngo wabyumva yajya kubwumva neza ngo butanze neza kurusha uko nabivuga ubu ngubu. Hanyuma rero naje kuri plan yo gusibira ndabikora, biza kongera kwanga, ndabana ngomba kuva mu ishuri ntakunda ko ndongera ndagerageza, kuko nabonaga ninjya siziyeme na zero ntazayibona. Mu by'ukuri kuri birote mfite amanota. Ndibuka naje kujya siziyeme, cyakora mbwira umwana umwe witwa Kevin, ntabwo ndi kurabizi, njyewe nzabona buruse ariko nzajya kuyiga. Ni nako byanagenze, ntarinzi neza ko ntabura buruse, ariko nkambura neza ko ntabasha kwiga iyo buruse. Ani umunsi ntabwo nagiye Butare ndayifite, nasohotse mu mva nkora n'ingando inkumba ndazirangiza, ariko ntabwo nagiye kwiga. Rero urumva ko ni ibintu nje ntari gusobanurira umuntu ngo abyumve, ariko ni intambara narimo mbona umuntu atakumva ko ngomba kurwana, ko nawe ngomba kwimuka byanze bikunze. Hanyuma rero icyo gihe nibwo navuze ko ntazajya ku ishuri. Uti kubera iki? Reka mvuge iyerekwa, niba ndabyita iyerekwa, ariko umuntu ukurwa n'imyuka uhangana nayo abazi byanze bikunze ikirekiro aho imuganisha nuko imutega mu isi, rero nawe akora pro guhangana n'ibyo bintu, niko bigenda kuri njye, ariko niko nabibonye. Hanyuma icyo gihe naravuze nti ngo nindangiza ishuri, kuko nigaga bikuramo nkiga bikuramo, ubwo byasaba ngo mpangane agasigaramo ariko kamfasha. Wenda ko mwumva urugero rwiza, ndi muri njya gukora diplome, haburaga amezi 2 gusa ngo njye gukora, nta kintu kiri mu mutwe rwose pe. Technique nakoresheje navuze ni byanze bikunze ngiye gukora exercice 500 by'imibare mu mezi 2, physique 25, chimie 25 z'ibigihumbi, nizi kora mu mezi 2 kwa François. Ndinjira muri examen ndibuka amakana. Nje bankunda ubushize nazanye ntuza document mujye munasura n'abantu, ariko nje mu mbare gatoya ndanandi batwumve, nje nyibaza ko ngiye kukimutansura.
wenda mvuge n'ibintu munabibona mbone turi ngibi aho makaye ndayafite izi 500 ndazifite mwamezi abiri nazatumye mbura iyo buruse 500 z'imibare kuri za math physique 25 za physique rero ameze yaje kumbana matoya birangira nkoze math gusa zo ndazifite mu ke bwa musana cyafite rwose hanyuma rero navuze nti nimara kurangiza secondaire nzajya kwishira mu rugo kunaruka nta university kubera iki kese yari hari ukuntu imyuka yinjiraga igastress umuntu w'imbere imukura muri ngewe no iryo hangana ryaramvunaga cyane hanyuma noneho mbona neza ko ningi university igihe cyacu nta mikino yabagaho bayirukanaga ningi university ntabwo nzahana ko nagenda muri secondaire nta mikino ibayo bazanyirukana nibanyirukana nzaba ndi mu karenganano batufu icyambere nzaba nzize ubuswa kandi ntari umuswa ikintu cyarambabazaga umutima icya kabiri hani abazanyirukana nzaba ndi mu karengane ariko katumvwa rero ntera imibare ndavuga nuko biri kose reka nje mbanze mve mu ishuri ndwane noneho icyo ushaka kuntwara umuntu w'imbere kandi nikitwa umuntu w'imbere kwisi nzasiga ndi ikintu kirahunga gutyo gusa kandi nagize amahitamo hagati y'amashuri n'uwo muntu w'imbere kandi kambanze cyo kugira umuntu w'imbere nabaze gucika ibyo bintu nsiga nyuma nuko byagenze rero kwisi byari bigoye kwa wabyumvisha washaka kubyumvisha umuntu nahisemo kwicecekera funga umutwe ndabana nzarindira Imana kamwe nuko byagenze nakirijwe none cyo bagumbajije avuga nti mwumvaga ubundi ntorumara mu buhanya bwanya bwo bw'ibyo mutima njewe nakuze mburana imbere y'Imana numvaga nzarwana paka nkagera imbere kwibaza ikibazo nti wandenganyije cy'ubundi kugira nkigarukira uko playa imeze rero byashikanye Imana inkijije ngira ngo nahabyabe Kristo naje muri hano nari mvuye Gitarama ngira muri gare hano Nyabugogo Nyabugogo yinjira mu taxi maze kwinjira muri taxi harimo Pentecote n'abazi ko nge nari umukatolike deni twinjiyemo barasenga basenze imodoka yarahaguka turaza kiza na Usumatube batanya kuvuga ubuhamya umukobwa avuga ubuhamya bwe bakingenda mbyumva ntabyitayeho tugeze hari Gahanga bafashe Bible basoma muri Yeremiya bava ngo ahantu bava ngo ku kibumbano ngo niba cyahombe mu ntoki ko basoma muri Yeremiya ahantu bava ngo ku kibumbano ngo cyahombe mu ntoki ze arangira baza ngo mbese ngo sinabasha kubagenza nk'uko Yeremiya akora umurimo byaje turakomeza tugira Nyamata bavuma baruhuka tujya mu modoka twaganaga Batima tugeze mu ishyamba ryano bitizari ngwara muzungu tabafi turi kubakana ko yaje kubaka ikigo cya university aho ngaho no muwamutu inanga Kigali yagiye mu mwuka yaricaye imbere ajya mu mwuka agiye mu mwuka fatwa umutima mufuta umutima numva ashatse kuva mu modokari wari witwe nene umurokore we agenda gake noneho agiye gake mu mutima ndibya ngo shoferi kari muri gahunda ze yakomeje no kari mu byena tukikomereza ariko sinari nzi ko ari nge ugiye kugenderwa na yamara nizeye kera byitwa ngo n'umupagani bikabivuga ako hanyuma rero ubwo tuyagiye mu mwuka aravuga ngo hari umwana w'umunyeshuri umanye intambara zo mutima igihe kirekire arakora ariko ntiyunguka ngo ntabwo byibuka neza ariko uvuze ngo abamurwanyaga bazamugarukira cyekwa ko nahanganaga n'imyuka mibi numvaga nta muntu mpanganye nawe bakosere kubisoresha ibyo ngibyo ubwo habivuga akabivuga umutima ugenda mu nda mu gitereko then ararangiza arangije shoferi bw'imodoka yari yahagaze arahaguruka turagenda ngiye nk'umusanzu uzi intambara ndwana zano batabona nahise ntangira kureba mu modoka kude ko hari umuntu ufite ikibazo cyangwa se wagize ikibazo mbona bose bari normal turagenda tugiye kugira Batima precisa yitwaga nibara sinkibuka neza tugize Batima bavamo ako tutajya muri gare nanjye nkumvise amakuru nahise mva mu modokari mfata umugabo umwe ndamubwira nti numvise ibintu ndabona nimero yawe nshobora kuzabakenera nawe arayima ariko narandeba
ati ntawa ati wasaba nijye gusa kugira neza nabyo ntawane dutandukana uko sasa process yo gukira byakozwe n'umuri n'Imana yavuze ibyo ngibyo yarakomeje bigiye doc yabikurikirana nari umukatolike cyakwa nkajya mushiki wanje w'umupantekote nkagira mushiki wanje w'umupantekote ubwo yaranse buri afite kuratanga ikivuza ntago mbisi ibyo byaba ari ibyo ni wabyivugira ariko igihe cyaje kugera tumaho umwana ngo njye mu rugo iwe nkizo sanga cyumba cy'amasesho nubwo mbi nari nkigiyemo kijyamo kumusenga by'abarokore barasenga ntumva batangiye guhanura abaninge Imana uranzi kuva kera kose ibyanjye tubiziranyeho nuko naho byahe n'undi itanga promesse yo kunsengera iminsi 7 bakoresha iminsi 7 ntabyo nitayeho rwose muramba ndimo ndavuga muri make ariko uza kucyumva neza azagishaka azakirebe rwose hanyuma ubwo yatanze promesse yo kugira ngo nkire hagomba kuba sengesho y'iminsi 7 akarure gatematsiko mwe ho ngaho kabayemo nifuza ko yajya kukiba kurushaho bavuze ngo abonye inzoka ngo babonye inzoka inyizingiyeho ngo ni mu mwuka yarangiza ikagonda umutwe wanjye bakivuga icyo kintu ngo wumve yanzoka natangiye mvuga umuntu yibonye no mu mwuka inyizingiyeho ngo nahise mbabwira iyo nzoka ndayifite navuze ni numvaga ikintu kirimo kiranyinjira ariko ikinyinjira gishaka gufatanuza organe de sens zanjye donc uburyo narebamo guhumeka kumva byose numvaga kimaze kusa kijye kubyigarurira rero mfata umutwe w'umuntu ngewe ndi umushushanyi cyane nzi gushushanya umutwe w'umuntu mwita ngewe cagureza uburwayi bwanjye umutwe nshiramo inzoka yizinze mu bwonko nkora kurya amaso yawe nyahuza nayanjye umunwa w'amazu bese ibyumva byabo byose muza n'ibyanjye yani uyu ni umwanzu ndimo Imana igomba kuza byanze bikunze igakwita no ku mutwe ikawusatura ukagira gutya igafata nzikayikuramo numvaga ariko nzakira nuko napanze agakiza rero ubwo bavuze ngo izo nzoka ngo banyizo nzoka ndayifite batirihe iri mu bitabo byanjye ngira ibitabo ngiye byo kungenda ndwanangira ibitabo by'intambara byanjye ubwo byaje kurangira bamanutse bajya kubitora muri staff nabibikaga bapanga kubitwika ndabuza ntibabyumva barabitwitsa ko mu kuri nge barampemukiye kuko ni documentary ivuga ngo numvaga nzakira ngiye byanze bikunda ninde mukankiza ibintu nzabishyira hanze nuko byagenze rero nyuma ya Misiri bapanze kujya kuyisenga njyayo barayisenga biza kurangira Imana ishije niyo nakirijwe mu misi imagakiza iravuga iti siko bigiye kuba noneho ikigisho noneho arakumvuga bikaba bibaye ikigisho muraza kumbabarira kabibaye ikigisho byo bambwiye ngo iyo umuntu kwivugaho ntabigenda neza ubwo uko mvuga nina nigisha ahantu wenda umuntu ugiye kumva atira attention ku iki kintu mu masezerano mfite nemera 100% nayo naherewe umusinyizwaho si isezerano ryiza ni isezerano ribi kubera iki Imana yarankijije pe irangije icyo bita condition niyo ngize umugisha gato yenda nkabwiriza nk'ahantu nta bindi mbwiriza uburyo nakijijwemo yarankijije bigoranye ariko naragoranaga ndabizi hanyuma irambwira ngo ndagukijije kwe gikote kirabura izina ryawe ryandikwe mu gitabo cyo kurimbuka ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo wambitswe ikanzu yera manishize ngo shize urutare ruhande rwawe n'uruvaho ibyagurigaga bizikwa inshuro enye ikindi kakwaye kuzaba kurekure uzarya ibitaribwa uzuka ku musozi uzahunga abantu kuki icyo kimvuze ngo ni ikigisho kinakomeye ariko kuri ngewe ibyantiga tubiziranye wonge n'Imana nta wundi muntu bizi uko byangenza byikubi mu 8 nzi ukuntu byangenza ntawabyumva kuri iyi si ibyo bintu mu by'ukuri ntabwo nabitaho mu misi ya mbese nabyitayeho kunavuga ngo nzashaka kize nakukabona nigire ku ishuri ntabwo byakunze rero yamyuka nayo ntabwo igipfa kugenda
irakomeza ikarwana mpaka yakomeje kurwana kuva 2006, 2007, 8, 9, 10 mpaka muri 2020. Sasa rero urwo rugamba nabayemo, ikintu kibabaza buriya, hari igihe umuntu akizwa yemeze ko abakagufashije ari bagenzi bawe muri kumwe, ugasanga nabo ntibumva ibyo bintu. Haje kuzamo ingaruka igihe mu gice cya gatatu navuze ingaruka zo mu gakiza. Normally mu gakiza no gihe habamo intambara zisubiza umuntu inyuma, nazo zaje kubamo zituma nsa nkaho nsubiye inyuma, ariko nirinda kujya inyuma mu buryo buhambaye, ariko bisa nkaho nterejwe za mbaraga zavaga ikuzimu zisa nkaho zongeye kugaruka. Nizo zahereye kuva 2012 ziranzana mpaka zishaka kundimbura kugeza 2020, ariko nyuma byaje kwangira insinzi nyigezeho. Ari nacyo cyane kwa ngo ngiye kuza kuri YouTube ariho mvugira ibintu byanjye, kuko mu rusengero ntabwo byashoboka. Ndumva inshamake ibyabanje ariyo ngiyo. Birumvikana ko ni ibintu bitoroshye kubivuga, noneho ubwo iyo bigoye kubivuga itumva ukuntu bigoye kubyumva, kubera ko impamvu mvuze gutyo nuko icyambere twebwe turebaho n'abantu badukurikiye, kuko urumva nyine Behura ni umugeni wa Kristo. Iteka ryose tuba turwana, tuzi ko tuganira n'abakristo cyane kurenza uko tuganira n'abantu batari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hanyuma ihangane nyine dusubira inyuma, ntacyo bitwaye, ihangane dusubira inyuma, cyane cyane duhere kuri uwo munsi wo gukizwa. Byatewe n'iki ku Imana ikubwira ko igukijije, ugakomeza ugahangana nabyo, ibyo bintu ugahangana nabyo kuva 2006 kugeza 2020, imyaka 10 ahari ubwo yose? Nyine byatewe n'iki? Ni kwa kugorana kwawe, kuko Imana nyamana iyo ivuze ikintu nyine iragikora. Icyo bikora ushobora kugikora bitandukanye nuko ucyumvise, ikagikora uko yakivuze, ariko uko ikivuze akaba ariko utacyumvise. Iyo myaka 10 igiyemo ko ari myinshi kugira ngo nakire agakiza. Irakubwiye ngo iragukijije ibyo by'uburwayi, kandi ubwo burwayi bwa dayimoni already nibwo butuma Imana itakuzamo, kuko urumva Satani akurimo, ntabwo Yesu nawe yakuzamo. Kubwira ngo ndagukijije 2006, ariko uhangana nabyo kugeza 2020. Aho hari ikintu nza kugira ngo tuza gukosoramo. Navuze ko turaganira byanze bikunze kubyo tuza gufasha twese. Hari ikintu cyo kwibeshya, ndakikwereka kandi wenda ndaguha ingero nawe ushobora kuza abantu bari abarokore, ndagusubiza nanjye nsa nkaho nkubaza kugira ngo byumvikane neza. Hari abantu uzi njye ntazi b'abarokore, byanze bikunze barahari muri buri paruwasi. Nanjye hari abunzi kubwiza ukuri baguye kandi bari bakijijwe. Njye ubwo hari abunzi nakubwira, noneho no mu bansengeye hari n'abaguye byarangiye. Wakwibaza ngo nanjye nakwibaza ngo uriya muntu yagushijwe, njye nasanze akijijwe, noneho nanjye makakijijwe pe, ibintu ndanabibona niba nimukoresha ngo uwo muntu hari n'abafashwe n'abadayimoni. Bavuga ngo uwo muntu imyaka yose yamaze ntabwo yarakijijwe. Birashoboka, gukizwa ni igikorwa kibaho, umuntu akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hanyuma agakiza ahawe aba afite ibintu bibiri agiye gukora. Icya mbere ni ukukarinda, kugira ngo nyine iyo mpano yahawe, icyo twise gukizwa, abiri iyo mpano nyine ayirinde. Hanyuma ikindi ni uko urumva nyine yakijijwe abavutse. Umwana uvutse rero akenera gukura, aba agomba gutera intambwe z'ubukure byanga bikunda, kugira ngo aho yakirijwe ntaba ariho aguma. Ko tugira ikibazo cy'abantu nyine bagwingira,
akavuga ati njye nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ugasanga nyine nyuma y'ibyo bintu bibayeho nta kindi kintu cyabaye. Iyo nta cyabaye rero ntabasha kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, asigara avuga ati narakijijwe ariko akiyobora. Iyo yiyobora rero Satani aramwinjirana ku buryo bimwe byabaye ntacyo bishobora kumumarira. Nicyo ngicyo rero gukizwa ni ibintu biba bikarangira nyine umuntu akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ubugingo bwawe bukaba buzima, hanyuma ubusigaje gutera intambwe zo gukura kuko uravutse, uzakambakamba, uzagira gute, ugere mu gihe uhagarare weme uvuga uti nshikamye muri ibi bintu. Nongeye kukubwira nk'umugabo uri muri Kristo ibya nyabyo none uhagaze neza. Ariko nyine ndakibaza ko Imana irakubwiye ngo iragukije 2006. Mu yandi magambo yanzuka riri mu mutwe iri bwimukire Yesu nyine iravamo, Yesu ajyemo. Ariko ntabwo nakubaza kuri ya plan naho ndahagaruka. Nyuma y'uko ibikubwiye unabivuganye n'Imana haciyeho indi myaka yo gukomeza guhangana n'ibyo bintu. Iyo myaka nyine ni iki? Kuva 2006 kugeza 2020. Imyaka ni intambara. Intambara yi by'abadiveni bavuga ngo ni intambara ikomeye. No hari ntabwo iyo umukiza afashe igihugu gita gitekana ako kanya. Gira ngo abantu bazi by'intambara barabyumva. N'umwanzi yagiye hanze buri afite yambaraga kandi agishaka cya gihugu cye. Bitijya muri Bible iravuga ngo umuntu uvuyemo dayimoni yatabaye maso iyo zigarutse zikwa kangahe 7. Ibyo ni Bible bivuga. Suko umuntu abatakijijwe ariko dayimoni zihora zisaka nkaho zishaka kugaruka muri Yesu uko Bible bivuga. None izo warambwiye ngo iyo myaka yose kuki byakomeje muri make biba bishaka kwigarura wa muntu wabyo ubundi. Byakomeje gute? Urumva Bibiliya iratubwira ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose bibaye bishya. Icyo ngicyo waruvuze cyo cy'aba dayimoni, nyine umudayimoni mwaragenda akuvamo akagenda, hanyuma ntabwo agenda ngo agende kilometero, asohoka ariko akaguma hafi aho ngaho azerera ngashaka ahantu ajya ngo akahabura. Iyo habuze agaruka gusura ya nyubako ye, ubwo ni hahandi yari ari muri wa muntu. Yahagera agasanga harakubuye, mu yandi magambo agasanga wa muntu bari bamwirukanyemo n'ubundi ntihigeze yakira Yesu ngo amushyiremo, agasanga nyine yanzuye nta kintu cyari kirimo. Agahita yirukanka akagenda agashaka abandi badayimoni 7 bamurushaho kuba babi, akabazana bagazanye 7 nawe niba yari umwe ubwo ni 8 bakaza nyine bakajyamo bakaba muri iyo nzu. Ariko urumva babayemo kubera ko ya nzu nyirayo atigeze yemera kwicazamo Yesu. Ndatekereza ari aho ngaho abakristo benshi bagwa, akaba yumva ko abantu bagiye basengera abantu barwa badayimoni. Nanjye ndabizi byabagaho cyane n'ubu biracyaba, ariko wenda ubu byagabanyije ukubona ibintu bigenda bibadiriwe cyane, niko abantu bagenda batakaza umwimerere. Ariko umuntu baramusengeraga ari mu cyumba ku rusengero, abadayimoni bagatuza, hakaba n'igihe bakubeshye ngo bavuyemo, cyangwa se bakanabikora batakubeshye uwo muntu bamuvuyemo, ariko uwo muntu nyuma y'iminota 5 bakaba bamugarutsemo cyangwa 2 cyangwa 3. Kubera iki? Mwamusengeye kubera umuriri mwinshi n'umwuka mwari murimo, abadayimoni nyine barashya barirukanka bava aho hantu muri. Ariko no muntu ko atigeze yakira Yesu ngo azajye muri wa mwanya abadayimoni bari barimo, reka mbivuge gutyo, kuko atigeze yakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, n'ubundi bahita bongera bagaruka bamugumemo. Ubwo nejo muzongera musenge, nejo mwongeye musenge, nejo muzongeye musenge, ntibikunda nyine. Umudayimoni ava mu muntu ryari? Ni igihe umuntu afashe umwanzuro yabyemeye, hanyuma akemera gutuzamo Yesu akaba icyaremwe gishya. Murakoze cyane. Nje mubwire ko hari ibintu biri teorike n'ibiri pratique biratandukanye.
teori umuntu wese arayivuga, ariko pratikoma ntabwo twese tujya muri pratique ngo bishoboke. Njye ndavuga pratique kuva mu bwana bwanjye y'ibintu byakubayeho. Pratikoma iyo teori teyite, nta gihe na rimwe njye ntizeye Yesu, ni nawe nitabazaga. Noneho nkurikire kugira ngo tuze kujyana ku icyo kintu cy'uburangare bw'imbere uze kubwumva neza. Nahoze nemera Yesu, nunemera Yesu, byahise Yesu, ariko numari mwemera nk'umukiza wanjye n'uyu munsi. Wumva ko mu kumwakira nari nsanzwe mufite, kambivuge gutyo, nari nsanzwe mufite numari no kumwakira kwanjye, agakiza Imana yampaye yo yaje n'undi ishingira muri bwa busabe bwanjye. Wumva ko nahoze nsaba ko Imana yankiza, kuko nabitangiye mbivuga. No kwakira Yesu ahubwo ni ukwakira agakiza yampaye, yirukana cya kintu kibi ubwo bansengeraga, ko yari plan y'Imana. Imana maze kuvuga ngo irankijije, inshizeho na bwa burinzi. Nabwo reka mvuga wenda kugira ngo wumve nako gahise ukuntu gateye. Imana ikivuga ngo inshizeho burinzi hari nijoro. Hari urumuri iyo ntuje rujya ruzana n'uyu munsi. Iyo ruje hari nijoro kwara akantu k'akamuri, nagiye kujya mbona nkajya kugutiza nkarubura, ariko rukanshaho gutya rugaca nk'ahantu iyo ntuje iryo sugwa buza rubona. Bivuze ngo agakiza rero yenda urumva ko byanze bikunze hari Imana yakoze muri njyewe, ishobora ikimenyetso ko ndakibona. Rero ndamutse mvuze ngo ngiye kujya kure yabyo no kujya mu byaha ubundi nta kindi. Urabyumva? None n'icyo bivuga ngo abademoni bagarutse, reka nkivuge ko bisanga ngiye mugiye gusubira inyuma ku bintu navuze, kandi ubwo ratuma sanka nayo ngiye gushyira hanze byose. Hari igihe umuntu yakuvuga ibintu ariko rwose yari kwemeze kandi kubwira ubyumva uko ngiye kubikubwira, nawe uzakora verification kuko wenda umunyamakuru. Bahari imyuka igusha abantu mu rusengero, kandi uvuze ngo ugiye kuyivuga bisa n'ibyagukoraho n'ubundi. Reka mbikubwize ukuri, mwese mwemera ubuhanuzi kandi ko Imana ikora. Nahanuriwe kuzahabwa umugore 2-7, nakijwe 2-6, ariko hasaza n'undi mugore 2-7. Urumva umuntu uje mu myemerere mishyashya akenshi arayoboka akumva ibyo bamubwira. Byabaye ngombwa kunyendera muri iyo myumvire pe, ndindira Imana. Biravugwa bikanasubirwamo. Rero ubwo 2012 naje guhabwa umugore. Ntabwo umugore ntashaka, mwese agira amahitamo ye. Nongeye nshigiye kwa kakana mukuve neza. Hari ibintu umuntu wenda yenda kuvuga kugira ngo adako atajya akabangamira indi myemerere. Urabyumva ko reka mbikubwiye n'uvuga ngo kucyo ntabwo muri yagumyeho mpaka kugeza icyo gihe cyose. Nashatse 2019. Urumva ko nsa nkaho intambara nabayemo, urabyumva, muri kwa guhabwa umuntu cye ntashaka. Kamuhawe n'Imana yankijije kama na condition. Byabaye ngombwa ko mbona ko Imana ingambaniye kujya abona umuntu ko ndimburwa byanyabyo. Urabyumva? Icyo gihe rero ntabwo yari ntumvika mu buryo bw'umwuka, naho nakirijwe bitewe n'ibyo ndi gushyirwaho bidahuye n'umutima nama wanjye, kandi byemezwa ko ari Imana iki bitegetse. Aho ngaho rero nk'umure mwavuze ngo gukura nubwo hari akarengane abantu bagira mu buryo bw'umwuka, mbese gahishwe ukuntu bikaze mu bintu by'ubutumwa. Icyo gihe rero urambwira ngo nahise nandikira na Mana urangambaniye, wowe warankijije. Ubwo urambwira ngo shize utari iruhande rwawe, nuruvaho ibyagwagabize ku ishusho enye, ukenikwa kwawe kuzaba kure, uzarya ibitaribwa, uzuka ku musozi uzahunga abantu. Urangije abantu barabizi, uciye inyuma muri rwa rwihishwe, umpaye umuntu nje ntazishira mu buzima bwanjye. Muri make urangushije. So kuri kumvikana se urangushije. Rero iyo ntambara hagati yanjye n'Imana undi mu byabitekerezo. Urabyumva? Ubwo rero byanze bikunze nk'umuntu nanjye
niba nawe mfite abakobwa wenda mbona bameze neza, natangiye uvuga ngo se ubundi kwirinda byamariye iki, ntangira gutekereza iki, kujya kwibira abakobwa. Ariko n'impamvu nanatsinze, nk'uko natsinze, kwanza nanatsinze, impamvu natsinze ntabwo nigeze njye nsambana. Iyo nza gusambana byari Imana yambwiye byaguhita biba, ariko byari bikozwe na Satani waje mu izina ry'Imana. Ngikwe intambara yaje kuba ndende, n'impamvu batabyumvaga ntabwo nabivugaga, urabyumva. Nari narinze kwivuga cyane ko ngiyi impamvu yatumye intambara iba ndende cyane. Imana mwavuganye umunsi bagusengera ngo ukizwe, ikanategeka ko gusengera amasengesho y'iminsi 7. Hanyuma ubwo ni imwe ngiye kuzigira 3 kugira ngo twumve niba ari zimwe cyangwa niba ari 3. Iyo ngiyo ni Imana imwe ndi kuyumva, nkumva iyo ngiyo umuntu yayihengamiraho. Tanga gakiza. Yego Imana yego muvuganye ikakubwira ngo ndagukijije. Icyambere kandi Yesu iyo yabwiraga umuntu ngo ndagukijije, ntabwo yabaga avuze ibintu abantu bumva nyine gutyo direct. Yabaga agukijije ibyaha ariko akanagukiza, cyangwa yabaga kubabariye ibyaha akanagukiza indwara z'umubiri. Niko byagenze kuri ba Mariya n'abandi, avuga ngo n'abandi barwaye bazaga bavuga igendere kwizera kwawe kuragukijije. Kwizera kwa donc nkobariye ibyaha, cyangwa umwana wanjye ibyaha byawe urabibariwe, ko uje utaka umugongo, ariko ikibazo ntabwo ikibazo cyari umugongo ahubwo cyari ibyaha. Yakubabarira ibyaha n'umubiri ugakira. Iyo ni Imana imwe muvuganye, inategeka abanyamasengesho gusengera iminsi 7. Barabikora biraba. Hanyuma ubwo kabiri haje indi Mana iguhereza umugore, kandi uwo mugore udashaka cyangwa se utandukanye nuko urimo kubite, nyine uhita ubona yuko habayemo akagambane. Izo ngizo se ebyiri, harimo n'indi irimo hagati yuko ikubwiye ngo ndagukijije, ubwo yaguhaye agakiza, sibyo? Yaguhaye agakiza, ariko hakabamo n'iyakuyemo ya nzoka mu mutwe. Iguhaye agakiza, ikuyemo inzoka, n'iguhaye umugore. Izo Mana ni zimwe, turazihuza gute? Iyo navuze kwizera, ubwo Imana yaza ubusabe bwanjye, numvaga Imana izaza igakooperasiyo mu ntekerezo zanjye, kooperasiyo mu ntekerezo zanjye. Iyo Mana niyo nizeye ko yandemye, igomba kungiza mu izina rya Yesu Kristo, kurandikaga icyo gihe. Urabyumva? Iyo Mana yaciye mu bantu itanga isezerano ryo kuzankiza, turi mu modoka nyako nabivuze. Yego. Then iza gukora operasiyo paka inkijije. Uko byagenze. Yabikoze gake gake. Yabikoze gake, ni process. Cyangwa yabikoze rimwe. Yatwaye ukwezi, operasiyo yatwaye ukwezi. Ukwezi kumwe. Yatwaye ukwezi kose. Uri mu mirimo isanzwe, cyangwa yagukijije rimwe n'ahubwo hakurikiyeho operasiyo yo kukomora ibikomere, uko none wari ukomeretse. Ibikomere byaje nyuma. Kuko ntabwo Imana, ntekereza ko kubaga umutwe w'umuntu ikamukuramo inzoka yashyizwemo n'umupfumu akiri umwana byatwara ukwezi kose. Abaganga ubwabo bashobora kubikora umunsi umwe, iminsi 2, cyangwa n'amasaha, bitewe n'ubushobozi bagezeho. Bakakubaga, bagakura ikibyimba ku bwonko, bakagupfuka, bagasigara bakuvura. Imana rero mu bushobozi ifite, guhumbya no guhumura, ibyo nabyo umwanya nawe ni munini, yabikora. Ndashaka tugaruke ku bahanuzi mwagiye muhura. Aho ngaho hashobora kuza gutuma dusobanukirwa ibindi. Kugira ngo bisobanuke, bitaza kugira ikifu mu bantu kikumvikana nabi. Umuhanuzi avuze ko Imana izankiza byabaye tuva i Kigali tariki 17 z'ukwa 11/2006. Njye nakijijwe tariki 16 z'ukwa 12/2005, byatwaye operasiyo y'ukwezi nakubwiraga, sibyo? Hagati kuva Imana ibivuze kugeza ibikoze, ntabwo nishe mu cy'amasengesho. Kumvikana neza. Noneho deni ahubwo nice cyo cy'amasengesho mu gihe cy'iminsi 7,
yari yategetswe mvuye muri cya cyuma cya mbere natangiyemo cyo kwa mushiki wanjye itanga iryo sezerano. Iyo minsi 7 nemanye n'abanyamasengesho ku itegeko ry'Imana ariko sibyo. Noneho rero uwo munsi Imana ikize bwo nababwiye ngo aya magambo yavuze imvugaho yabanje kwizana ibya ko nagiye mbivuga ibyo ngibyo muri byatambutse birumvikanye. Noneho ago isanza kukabona urabyumva. Nkabonye rero nabaye umurokore kamwe mu ntangira kubajyamo birumvikana ko ubaye mushyashya kambivuga gutyo. Ndazamukamo mbunya amasengesho just ako papasi yanjye ngwana kugira ngo ndinde agakiza kanjye. Amasengesho minsi 7 uyavuyemo ukize unakijijwe. Bya 2012 mugonganye gute kugira ngo noneho iguha umugore udashaka? Kubera yuko mu bintu binimana aremanye umuntu n'ikitwa amahitamo ntavogerwa. Gute noneho yinjiyemo kuko ntabwo nge nemera ko Imana ibyo bintu yabikora. Nibwo bamyashaka tuzemo neza ubundi ko ibintu kubwira je amushora nyine ni pratique yawe, ni pratique yakubaye. Abarokore benshi mbona abantu bagwa nkabibaza nk'abantu bashaka kwitwa n'ibintu ago bizinzi ku kuntu ukabibamo urabyumva ukarizista byeze bikakunanira ukagwa burundu. Niba ujya mukurikira ariko nta wundi mu macuninga amazina y'abantu kuko ariko nje shuari nabwo nti aba bantu banyu bagenda bagwa bazira ibintu byo kutumva neza ibyo barimo. Nje wambaza ngo muri niki cyakurinze kugeza uyu munsi byangomba ko ndimbuka. Duhere uburyo yamuguhaye kandi kamuguha ukijijwe kandi utamushaka. Nazi ko ari umutega ahubwo noneho nese Imana yagutega gute? Imana ntawe yohesha ikibi nayo ntawe uyoshye, niko biri tubwira. Ntabwo yashyira ibuye risitaza imbere yawe kandi ahubwo igushaka. Reka nje muri ya plan y'agakiza kugira ngo yumve neza ko nabwiye Parfait n'ubundi tuganira ari operation nje nabonye kira ntarakizwa. Suppose ko hano hasi hariyo indisi uwo utari kubona ubundi twatwicaye hejuru yayo, ariko ngiye twicaranye zineza ko umuntu wanjye w'imbere ashaka kwijyanwamo arabanuka kagerayo bagahangana kagaruka. Hakaba indisi turimo iyi ngiyi ubona y'abantu barimo batazi n'ibyari byo kwanza sibyo. Iyi nayo nkaba nyirimo hari indisi ngende kubona ngomba guhungiramo apana ntabwo ari iyi niri hejuru cyane. Hejuru yabereje ko hari isi no na amasata tungiye kukubwira kwa umve plan y'agakiza umve usara kuri byo ngiye kuba ndabatumwa basobanukirwe. Bari ibiganza byanjye ko ari bibiri hano ahangahite kuzimu. Hano ni mwisi hagati hejuru mu ijuru tuvuga dushaka kuzibukira. Ni nako nge mbyemera. Nge plan nakoze first iyo ni plan yawe wewe wakoze. Umve ni cyagije ahubwo navuze nti nasabye Imana kubanza gusa nka inshukuru yakobo ngomba kunyuramo nk'iziki wa muntu w'imbere ashaka kujyana ako gakiza kambere ngomba ko nanabonye kwanza. Hanyuma iyi se yacu iri hagati y'ibiganza narimo irimo ibice bitatu byo gusobanurira. Ni plan numva gukimarisha icyo nkorera. Ni abantu bari hafanga bya bice bitatu unyumve neza ko nutankurikira abandi bazabaza ko bakurikiye. Hagati y'ibiganza byanjye bitatu harimo ibice bitatu 1 2 ibice bitatu ibigerekeranye. Igice cyegera iki kiganza kuko cyo muri kiganza cyafi y'ikuzimu ni nka barriere hagati muri mind z'abantu yabone ikuzimu. Abatuye hafi yacu none imyaka ari abasataniste ubundi bo bazi ibyo bakora kuko ashaka banamanuka kumvikana ibintu bikaba nta visa yabasaba kumanuka bajyepfiriye batuye hafi yacu. Iyo ni plan nge nitekereje kera ntarakizwa. Ndavuga ni igice cya kabiri ubwo ukiragati ya undi akavuge mwebwe babyumva navuga ko arabakoze Imana begira ikiganza cyo hejuru nabo uko byenda kose hari ibyo bazi ku makuru aturuka mu ijuru. Hari abandi ro bari hagatanga batazi ibyo babamo kuri isi utabwira iby'Imana ngo ibyo ari byo istatakumva ibyo ari byo. Rero prayer gakiza nasaba Imana avuga Mana uzamfasha ibi ndimo ndabibona ngiyewe. Abantu barahangaha bashaka batazi ibera no hasi mfasha ndwane iruhangizamu wicukura ko bitagakiza kambere ice mizamuke izano mu bantu uko bisangwe mbane nayo kwisi numve ko mbaye nk'ikiremwa muntu then uzamfashe
mbanze ndenge ya pariti ya mbere ndikubwira kubwira muri mind zawe ibyo niba birimo ubyumva ndenge niyo nita ndetse navuga ngo ni pariti mbi cyane ubundi wihari uhoraho ngaho araguza araterekera arapfumuza ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma mbese ashukana mu byo mutakumva ubundi no then nzare ngiyo pariti njye muri pariti ya kabiri yandi abantu batazi ibyo barimo mubwira iby'Imana abihakana cyane abyemera we ararabikure cyane tujyana ibyawe aho no paritano batemera Imana uva ko impfu biba birangiye arabyizera gutyo kuki babyizera gutyo bafite impamvu iri muri setting muri mind yabo indi paritano ya gatatu ni yanya abakozi b'Imana n'abandi Imana izamfashe nzamuke ngera hano hejuru mu bakozi b'Imana agakiza ka kabiri ariko katumye ntabwo ngo ndangire n'abandi Imana uzamfashe wongera unshukwira ko ucishemo ame yanjye bamwe wimbe mvuga bese bibopoze mve hano gizamu cyane hejuru iyo sigare ku isi mbwira abantu ibyo nabonye kajya biba ngaho n'abantu ngiye mfite ubukiza bubiri akandinze rero nabonaga neza ko nimara gukizwa yani kitazapfa kuya ngo irandika gutyo gusa igomba gukurikirana paka irimbo ya ame kuko ya ame shaka gucika nayo ngiyo rero navuga nti uyu ibintu bigiye kubinkorewe byanze bikunze ni wa mwanzo gikunkurikirana icyo tangira ngo urasobanukiwe none icyo gihe ukora iyo pura wari hehe muri izo parete eshatu ari ku ishuri oya muri izo parete eshatu utubwiye wabonaga uri uko byanga bikunda ibyo bintu mu ntekerezo warabirebaga ukanabona aho ushobora kuburi wari uri munsi y'ikiganza wari uri hejuru yacyo gatoya nyine iyo pura uyikora wumvaga uri mu kihe gice ega iyo tuvuze ubugingo ni umuntu w'imbere uriya muntu w'imbere aratakwa sinzi niba mujya mubona mubisobanukirwa ushobora kubona umunsi ndi muzima turimo turaganira urabyumva ndamutse mfashwe nkawe umusazi wajya unshaho ukigendera icyo tucyumvikaneho neza wajya unshaho ukigendera ntiwanakwibuka ko ari njye twicaranye aha ngaha ariko warumarika ko ntakiri umuntu wanjye wa nyawe asa nk'atakindimo neza none ibyo ngibyo mubyita uburwayi icyo wamfasha ubona ungiriye neza wanjyana indera ariko rero mba nzi neza ko ntakigiye kumera hari indero ryane urabyumva cyangwa ngo akamaro wakamariye nakwimusitira tuganira gutya wenda kubera none aho uwo muntu uba ufashwe gutyo urabyumva ikimufashe kiba kibaza nk'imyaka myinshi kimuhiga niko biba bimeze ariko ikibuga we aba kibona buriya rega mbabwiza ukuri mu by'ukuri kugira ngo binanize cyane yenda ni Imana ingambani twa tuvuze ntabwo ari Imana nkijije ahubwo harambije confusion yuko umwuka utari mwiza waciye mu muhanuzi ari kuzuvuga kari Imana rero micyo gihe none nanjye nk'Imana yakijije nagize ngo Imana integetse gufa kuko ivuze mu izina ryayo nivuze mu izina ryayo kandi iyi Imana nyine irangambana naho byaturutse ariko ni umwuka mubi waciye mu muntu uhesha umugore rero ngomba ko ngewe mpasa n'uhanga n'uwo mugore ariko ntibagiwe n'Imana isa nkaho yakabaye intabara isa nkaho yakandinze icyo kintu nikimbeho nk'umuntu warimbura ariko yemeye ko icyo kintu kingeraho kandi cyandimbura naho byavuye rwose Imana ni Imana nyine kandi hari umuririmbyi wavuze ngo nkamenya yuko ibyanjye byose bitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho Imana nta kintu iyo ishobora gukora kibi na kimwe cyo bikora ishobora gukora ikintu wowe ukabona ni kibi ariko itabona ko ari kibi kuko irareba hirya aho utareba hanyuma abahanuzi dufite abenshi kandi bakora mu buhanuzi bw'ingo bwo guhuza abantu bwo kugira gute ntabwo ari Imana ibatuma yego n'abakomisiyoneri baramwishyura akamuga ati uriya muntu uzaduhuze hari inyigisho zagiye zizaho zibwira abantu ngo ntimugasenge ngo musengera abagore ngo kuko nusengera ngo umugore ubwo mvuze ku ruhande rwanjye wenda nkiri umusore ngo Imana ngo izagenda ngo ishake ngo irebe ngo umukobwa wayo ngo umaze imyaka 52 ngo wagumiwe ngo upfuye ijisho ngo hengamye ngo uruhande rumwe ngo tumva gutwi kumwe ngo wayisenze kuko ngo yisabye umugore ngo izatera wa wundi imuguye noneho izo nyigisho zikigishwa mu rwego rwo kugira ngo ahubwo abantu bayobe be gusengera ingo zabo no gusengera abo bazashaka bavuge bati Imana itazampa ibintu ntashaka
reka ndeke gusenga nyine nzafata ibyo nihaye cyangwa nzafata ibyo mbonye. Icyo nemera cyo ni uko Imana itaguha uwo mugore ikugambaniye, ariko umuhanuzi yabikora mu ishusho ry'Imana, akaza avuga ngo Imana irambwiye ngo shaka uriya, tagatari ukugira ngo abone bwa bugingo. Ahubwo uruhare rw'umukristo, uruhare rw'ubwirwa, uruhare rw'uhanurirwa, uruhare rw'uhabwa umugore nirwo rukomeye, rukwiye kuba rwarumvise icyo Imana yavuze. Kuko niba birivuga ngo tugume uko twari turi tugihamagarwa, biravuze ngo urukundo wakunze Imana ikubabariye, umukristo ageze ku musaraba umutwaro ukamuva ku mugongo, yaranezewe, araruhuka, araririmba, hanyuma ibyo byishimo n'ubwuzu n'urukundo akunze Imana imubabariye akwiye kurugumana, agakomeza akibuka aho yamukuye, akibuka n'aho imujyanye. Bitandukanye n'iby'abantu bavuga by'inyigisho ziriho, wenda zo reka ndi kuzinjiramo zo mbona wigisha ngo abantu baguma uko bari bagihamagarwa. Imana mwavuganye cya gihe mukinjira mu masengesho y'iminsi 7, ibintu yakubwiye byari ibintu byo kwitonderwa, kugeza no muri 2012 umuhanuzi aje akaguha ibitavuye ku Mana. Ahubwo nakubaza ngo nk'umuntu uzi ko bavuganye n'Imana muri 2006 mukavugana ibintu biremereye, noneho ni gute witwaye mu gihe Satani aje mu izina ry'Imana? Imyitwarire wagize aho ngaho ni iyihe, kugira ngo n'umuntu udukurikiye yumve niba hari ikosa wakozemo we ntazarikore, cyangwa niba hari ikosa arimo gukora ntarikore. Amakimbirane hagati yanjye n'Imana, amakimbirane nayo kandi ari Satani ubikoze. Anashimye cyane rwose, arakimbiranye nayo byanyabyo, ariko kubera wumvaga ari Imana ibikoze cyane. Gute se? Ariko muri kucyoroshya iki kintu kagikomeye cyareba 2 karindwi bakubwira ngo umugore isezerano rikanasubirwamo ku imyaka yenda gisa tarabasha kurobanura. Yenda bishobotse ko abigisha batamenya level cyangwa se batita ku Imana izanye muri bo, bamenye urwego ariho. Icyo kintu cyakwa kibura. Genda umwarimu urabyumva, ntabwo nabwo bumureze. Bivuze ngo hari ibintu duha abana biri ku rugero rwabo, uramutse uzanye tegare mu wa 3 nta umwana yabyumva. Urabyumva? Ariko nimutegeka kuziga bizanyabwa avuye mu ishuri. Bivuze ngo jemwe mbwira n'abana mujye mwitonda buriya iyo nabiga mu mashuri, uko umwana azamuka atumva ibintu, mbabwiza ukuri, yimutse mu wa 2 ntacyazi, ageze mu wa 3 ntacyazi, bizarangira amashuri nayubaka gutya, usa nko gikurikira kinini. Iyo birangira agiye nko mu mwijima, akanga ishuri burundu, agahita ava amahoro kubera kudasobanukirwa. Nibi byo mu gakiza, ubundi muntu ugikizwa akijwe n'Imana nk'uko nakijijwe, aza kurambara imbere cyo mpushe yagikora. Urabyumva? Amajwi yose abayumva ari Imana, ari Imana, ari Imana. Ndakubwiza ukuri, icyo gihe gutinya Imana byanyana, ubutanajije. None ikindi aho bipfira cyane, umuntu akwigisha kumvira Imana 100%. Ariko weka byandi byawe byose ugakurikira ya Mana. Bati nuva kwaka karago uzabona. Abarundi bafite umuhanuzi. Rero ibesanya bikibaka mu ntekerezo. Numbona tutabasha kujera, wenda twengeye ko ibyo abaganga bajya batubwira ati atasha kujera iza ntekerezo zikaba cyari cyo kinini muri we atabasha gukontrola. Urabyumva? N'undi uzajya ubibona, ushobora kuvuga inkuru ahangaha ana bakaganira, avuga inkuru kuko ari umuntu arahamutse nagiye. Donc ibintu wavuze bipanze muri we. Noneho haruza kugera akabastinga. Cyo gihe uba wabuze ushobora gukontrola wa muntu bitewe n'ahari. Bamubajije ngo ku kiciro cyakomeje cyane. Byubatswe 2017, 2018, 2017, 2008, 2009, ndimo ndasenga, ntabwo nari hazi ndimo ndasenga mu masengesho, sibyo? Kandi byanyabyo. Ufite amasezerano. Bigeze igihe noneho n'impamvu byanihe ubwo uwampanuriye ntabwo yantuburiye kubwiza ukuri. Nimva ngo umuka muwumve neza. Ubuhanuye ryari? Byavuye mu buhanuzi n'umuka ntabwo ipapira no mu byagenze. Hano ko ntabwo wampapiye umukobwa.
ahubwo uwampanuriye yari yamuneguriye. Uvuga ngo ni gute wowe wanegurira umukobwa ukamuhanurira? Ni gute wenda tuvuge umuhanuzi yaramuteguye aramuguhanurira? Uwampanuriye bavuga ngo ntabwo byatutse ku mwuka we cyangwa se umwuka w'umuntu, bavuga ngo bagiye hariya bayicara barayipanga, ntabwo ko byageze. Iyo baza kuba barayipanze batamuneguriye, urabyumva, umukobwa yaje mu cyumba cyacu yari umuhanuzi, agezemo azangaje kugitata. Ahubwo ibyo byabaye ntahari njyewe kandi ku ishuri denije bavuga ngo umuntu yaje gutya aranihanura ko aje gutata icyumba, bambwira ubugare bwe n'ibiki byose, baramunegura. Nyuma nta byumweru byaciyeho nibwo twagiye kujya gusenga amasengesho nanone bajya mu buhanuzi pe, baramumpanurira. Umuntu waneguriye nta kuntu wahindukira uze kumushyingira. No nkubwira ngo wa mwuka umpigana kubera wenda atajya bumva, nje nk'umuntu wa kera wasanze uzi ngo ninakizwa ntabwo Satani azicara, urabyumva, ntabwo agafuka ivugwa n'imwe Satani bavuze ukwezi gusa, akora ku buryo ahindukira akakugenda runono gake cy'abakuzi, akakubise mu mutego ugashiduka wawuguyemo. Nabone ikintu cyamfashije kuko nyamara ashobora kuba ari ya myuka ashobora kuba yifashije wenda umuntu w'Imana nawe atari we, mugaruke mujye mwumva neza kwawe kibabwire njye ndizaho ndivuga, sibyo vakabaro kanje, ariko n'umuhanuzi siwe mujye mubyumva neza. Dukwemo uru rujijo cyo n'icyigisho rwose. Njye nshobora kurakira umuhanuzi ko yanyangirije, sibyo, ariko reka mike mu mabarire kuko nawe ashobora kuba yinjiriwe hashakwa njyewe, murabyumva, bikarangira ngunganye nawe kagwa n'Imana, ariko ntaba amaso hagongana nawe hagwa n'Imana, byose kamunyungu za Satani. Niyo mvuga ngo itorero ntabwo guhombera n'ahandi. Niyo mpamvu uruhare rw'uhanurirwa ariko turi gutindaho. Kuko yego abahanuzi bo turabazi b'abatekamutwe, turabomboye wenda ari ukuntu rimwe na rimwe turembeteza ntitubavuga, ariko nanjye nabaye mu cyumba igihe kinini kandi abahanuzi twarabanye imyaka myinshi, n'ubu ngubu harabo tukibana. Abenshi bahanura ibintu badakwiye ku Mana. Ndeka nkubwire impamvu. Abahanuzi benshi abano twita abanyamwuka batinya gusoma Bibiliya, cyangwa se nyine ntibabikunda, ntibashaka kuyisoma. Kandi biravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumuhanira gukiranuka. Noneho umuhanuzi udasoma Bibiliya ngo ayumve ayimenye, noneho ayifininge ibo ubuzima bwe, asigara hanura ibintu nyine yumvise muri radiyo. Twigeze kujya gusengera umuhanura ibintu yumvise muri radiyo mu gitondo, agize ibyagahuza nuko natwe mu makuru twayumvise, tavuga ati ibintu hanuye ni amakuru wumvise muri radiyo, ntabwo n'Imana ibiguhaye. Kandi ari umuhanuzi. Umuntu utazama kuko twari turi ahantu mu cyaro, utumvisha ayo makuru utagize gute, buriya yavuze ati ni Imana ivuze, ariko turabyumvise ko atari Imana ivuze, ni umuntu uvuze. Nayo mavangirwa nyine ahari. Abahanuzi benshi hafi 100%, si 100% ariko hafi 100%, percentage iri hejuru, baba bahanura ibintu batumwe na Satani. Niyo mpamvu Satani aca muri ubwo buryo kugira ngo yangize abakristo. Nanze kubatindaho, ahubwo ndi gutinda ku ruhare rw'uhanurirwa. Uruhare rwanjye rwawe wowe turi kuganira, ariko n'undi muntu dukurikiye uhanurirwa, uruhare rwe n'uruhe kugira ngo Imana mwavuganye wenda 2025 ukajya kumva hari indi Mana nanone muvuganye 2025 itandukanye na 2020. Uruhare rwawe n'uruhe? Icyambere, Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Si ijambo ry'abahanuzi, please ahangaha abantu babyumve neza. Si ijambo ry'abahanuzi, si ibitekerezo bya pasiteri runaka, si ijambo runaka yabwirije rikagufasha, ahubwo ni ijambo riri muri Bibiliya yera wasomye ukaribika mu mutima kugira ngo udacumura ku Mana. Niyo mpamvu ikintu umuhanuzi aguhanuriye kigenzuze ijambo ry'Imana. Niba ntaryo ufite muri wowe rero, Satani azagira ku ntego ye, kuko Satani abantu ntibazi yuko Imana iravuga na Satani aravuga.
kandi bashobora kuvuga amajwi asa ameze kimwe ku buryo uvuga uti ni Imana ivuze kandi ari Satani uvuze, cyangwa ukavuga uti ni Satani uvuze kandi ari Imana ivuze. Imana bakristo, Imana iravuga ariko na Satani aravuga, kandi amajwi yabo Satani yabishatse ahinduka marayika w'umucyo kugira ngo akonfusing uri guhanurirwa. Hanyuma umukristo abivamo gute cyangwa bisobanukirwa gute? Ijambo Imana ivuze ryose ushakamo kwera kwayo, kwera kw'Imana. Iyo kutari mu mvugo y'Imana, iyo mvugo ntabwo ari Imana. Kwera kw'Imana gute? Kwera kw'Imana uramfasha, urafasha n'abandi bantu. Abantu benshi bakunda kugira ubuhanuzi ariko wumva, tuvuge nka za etape watubwiye ziri hagati y'ibiganza. Umubwirizabutumwa akaza akakuzamura munsi y'ikiganza akagukura ikuzimu, cyangwa se akagukura nyine ni Imana ibikora, aho abantu batari. Umuhanuzi nyine akakubwiriza kugira ngo uve aho hantu, noneho Imana nyine ikakora muri we ukavayo aho hantu, ukaza ukazamuka ukarenga ya etape wavuzeho hafi y'ikiganza ukajya mu isi y'abantu. Noneho wagira mu isi y'abantu, umubwirizabutumwa yaje arabwiriza muve mu byaha, kuva mu byaha kuguruka, akabibwiriza mukavayo mukaza aho twakwita muri sosiyete y'abantu, aho twakwita mu gakiza. Ukihagera umuhanuzi agasigara aguhanurira atagutaransfera mu ijoro, akohereza muri Canada, akohereza muri Amerika, kohereza aho nzajya muri mashyi. Urumva? Ukabwiriza umuntu umusanze mu kabari rwose, urumva nta kutagize, akaza akajoyininga church, yarangiza yahagera aho kumubwira yuko nyuma yo kuva kwa Satani, nyuma yo kuva mu myuka mibi yari arimo, akaba ageze mu isi y'abantu, hakurikiyeho kuzajya mu ijoro, ariyo gakondo y'abera. Agatangira guhabwa amasezerano amukura mu Rwanda amujyana mu gihugu cyo hanze. Ibyo mu ijoro bigahagarara uwo munsi, agahora yumva nzakugira, nzakuzamura imodoka, ama etaje, akaguma muri ibyo bintu. Mu by'ukuri ibyo bintu wabigenzura ugashakamo urukundo rw'Imana, ukora ko Imana ukabibura. Kubera iki? Urukundo Imana idukunda ntirugaragarira mu byo twebwe turya, mu byo twambara, mu ho dutuye no mu ho tugenda. Ntabwo ari bibi kuba yabikorera umuntu, ariko saho urukundo rw'Imana rugaragarira. Urukundo rw'Imana rugaragarira mu gikorwa yadukoreye cyo kuduha Kristo, akaza akatwunga nayo, kuko igikorwa Yesu yakoze ni for grace, ni ubuntu Imana yatugiriye tudahabwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Naho urukundo rw'Imana turubonera, no kwera kw'Imana rero tukubona ariko gushingiye ku rukundo idukunda, noneho na pra Imana ifite, kuko pra Imana ifite Yesu yasize ayivuze. Yaravuze ngo ndagiye kandi aho ngiye murahazi, kandi ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Uyu munsi umukristo wese ukizwa akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa se akava muri cya gice cy'abanyabyaha akaza akinjira mu gice cy'abitwa abakiranutsi, ariko ntiyongere kubwirwa ibimukuza bituma asa na Yesu, kuko Yesu naza azishyira abantu bageze ku rugero. Ubwo ku rugero ni hehe? 2006 aho wakirijwe, ibyo umaze kumenya bitandukanye n'ibyo wari uzi imbere y'icyo gihe. Utera intambwe zo gusa na Yesu, zo gusa na Yesu, zo gusa na Yesu, kugeza nubwo umunsi azaza azasanga aho indi ntambwe uteye akagufatira kuri iyo ntambwe. Kwera kw'Imana rero kugaragara mu byo Imana yavuze mu ijambo ryayo, mu ijambo ryayo, kandi bihura n'ukuri. Nshobora kuba ndimo mvuga ibintu byinshi kandi njye nyoboye ikiganiro, kandi nyine ntarimo nanagaragara ngo abantu babe babona ibyo bintu ndi kubivuga, ariko twibutsa abantu ko Satani ikintu avuze nta kwera kw'Imana kuba kurimo, ahubwo abikora kugira ngo agutere amakimbirane yawe, agutandukanye n'Imana, kugira ngo ubugingo bwawe butakare. Hanyuma urwo rugamba warurwanya ute? Rwo guhabwa umugore udashaka, reka ne kuvuga ngo udashaka, rwo guhabwa umugore na Satani, kuko
uwo muhanuzi rega niba nakumva okay niyumve ko ari byo bivuze ni umukozi wa Satani kuko ibi nakubwiye ntabwo ari Imana ibimutumye. ntabwo twabitinzo kandi twarabivuze ushize nicyo kibazo cyabayemo. Erega hari abantu bakumvise ubu ngubu batakumvise icyo gihe. Uko narwanye hari ubwirinzi umuntu agira kwa Kiranso iyo wahuye n'ikibazo. Feste kwari uburyo nabikoze nabonye ko natatswe kandi natakwa n'ikintu kigize Imana. Papasi yacyo ni ukunkuraho undi nukuba mu burinzi bw'Imana ubundi nako primaze sibyo nk'umuntu wari usanzwe byiteguye noneho nibyo bijya kuberegana ko ngira document n'abana ndaza gusundi nakomye gusoma ubundi ibyo byabaga njewe mfite y'amapla yanjye mbona ni umwanza zacanga nari nabyarekeye n'Imana ibyo ngibyo rwose ni nucanga uzandangiza byabizwe rero ubumva bijya kuza nahise ntanga raporo ku Mana direct urabizi byanditse hano ko Satani nacanga azandangiza urabyumva ariyo mpamvu nje ubundi ndindwa akenshi naba niba yerekwa niba ari nsanga mpabwa ibintu mbere uko biba nategujwe urabyumva na mbere uko biba haraciye imyaka mbwiye ko ikuzibaza mukabaje kumfata nyuma y'imyaka 7 ibyo byose nari mbifite amakunda yegeranye sibyo byagiye kuza mbora neza ko ari guzamutse ayikaza mu ishuri y'iki y'Imana n'ibyo ngo ibyo ngo ururwana gute imwe muri technique nakoze ako nayitari kwemerwa n'abantu basenga urabyumva ko nkemera nkayikora Feste nuko bita ngo bavuga ngo purumiye sote il faut rokire niba wavansaga uri ku rugamba ko barabamarira ku rugamba utakomande muri musubira maze mwitegure urabyumva iyo se umuntu abikora no wabwira bibaza kenshi n'umuntu no wakabibwenga kumva ntabwo kumva bigatuma sa uko yarokire urabyumva muri system yo kurokira kwanza gutekereza ko planize ugatekereza neza tugiye bakwataka mu bwoko kuzubaza mwisi urabyumva kuyo ugumye hahantu bamuya kuyo gutsindagira mu byaro ukagutsindagirammo asa nkaho undi akwaza kandi atabibona umbaje ngo plan abigenje gute 2012 Feste nayisangwa mu mutima yumvikana pe nabivuze mu cyaro cyashize navuze nti nabayo ntara pornography ndi n'umupagani none kabibwa bizwi ndi abamwita abapagani ahantu batari by'abantu babashije habize nda pornography kuva ngiye nabaho umupagani nayirebye ariko bankora ibyo sa nk'uwihumura ku Mana urabyumva iyo ni consequence ya mbere aho nkandika abana Imana byavuye iwawe kuki nanjye reka nkora ibi ngibi urabyumvise ibyo byatuye n'ubundi nsura mu mutima ndabani abakobwa baribeza ntasamira abo ntanjya kugrita iyo ni consequence kandi yumvikana rega byumva neza ibi ko turi normal ubundi je ntabwo ndi bamukwisha kwishira ahantu runaka nkatagira ibya oya ndakubwiza verite sibyo ndi umuntu kameme hanyuma ndangije mbona neza ko Satani azamusiro nabi cyane ya 12 na 3 mbona zampitana nkera ikirenge ndabana nintajya muri korali abademoni baranyicaho uko bahita barandangiza tekeko jiravuze ni ntabwo nabifasha uko mbibona ariko mfite ikirenge imbere y'Imana mu byumve neza mu bitekerezo nubwo ngiye gusenga ko mfite ikibazo muri nje ndacyahanga ndacyarega ku Mana ngeze mu njya muri korali njyamo mu by'ukuri ahora ngiye kuririmba ku bwizo ntabwo ngiye kuririmba urabyumva conscious bashizo narazikoze ariko mfite ikindi nshaka mfite icyanze byo nakubwiraga prumu naba yakoze mbamo umwabira 14 2015 hari ikiciro barampanuriye ko nzatwarwa n'imyuka ivuye kuzimu iyo myaka byakwanya 2015 ndi muri korali mbona n'ubundi pe ikiraje guhangana n'ubundi nta biri guhinduka kandi uko byagenda kose ibintu bahagaye nabyo nta wundi muntu bise mbize kuva kera kose babyumva Imana hijambwa ngo nuva ku rutare biza ku cyo nibi ngibi mwavuze ni uko byenda kose nsubiye inyuma ngiye kongera kwicara muri plana none muri ngiyewe ngwane pa ni nanyica arampitana kandi kunyica kwe ndagwa mu busambo
cyo kiva neza noneho rero narinzi icyo ngicyo ngiye kandi nintabugwamo umuginga nzamucika nkaramuka mucitse rero sasa nzabahindukirana inshuti zanjye ko mu gushanwe mutabizi urabyumva mvuga ngo naje kumara igihe kirekire byose mbyira no kwambarenganya urabyumva niba nsanzwe nzi neza ko nubwo nzakizwa satani atazicara sibyo ubwanjye nakiza bakavuga bati mu myaka 7 bari biga ko bazagutwara urabyumva ya myaka 7 byayo 2018 tariki 24 z'ukwezi kwa 8 2008 urabyumva nibwo hano ubwo buhanuza bati ikuzo bari gupanga ko mu myaka 7 bazakujyana urabyumva mbaye aho mpahamuzi bw'umugore burimo gutangiye kubaka nava ko buri kubiba imbuto ya ndetse nava ko ari umurama bari gukora gake gake biciye mu ntuzi gake gake 2010 naje no kunyara abana nta hana azaca pe naramukaje kuyanga ntwari azaca ku mugore ndanabyandika mu bitabo byanjye nta handi waca nahangaha ahazamukira 12 ikosa ryabaye wazamukiye mu cyumba cy'amasengesho ariho nahungiraga none sasa haje urandangije kabisa abantu ubwo ndangije ntabwo nditiranya n'abantu nimvuga barambona nabi sibyo kandi ntabwo mfite ubushobozi bwo kubagumamo hano niko kwagusubira hehe inyuma urabyumva ibyo birarangiye noneho ndavuga nti reka ndwane reka nkubwize ukuri ndakugira ngo iki kintu cyumve neza none bacyumve neza no reka ntange n'ingero kuko nazitanze nahanuriwe n'abantu barenga 5 bava ko ngiye gusara urabyumva kuko babaga ari bakuru n'amajwi ndafite mwanda cyane afite umuntu we wampanuriye w'umunyeshuri wanjye nigishije nawe yamaze ko umuprofesseur dukorana araza arambwira ngo nabonye utibitowe mu ishuri rukanka uca muzito wirukanka urasara we kwa ko nari mwishikiye yumvikana sibyo ndamufasha mujyana mu rugo aho nabaga mfata za document ibuvuze harabura kwezi kumwe ngo bibi impamvu byabane yingiye ndacyarwana ninkakora iki ntacyo za uko byagenze murabyumva nuko nkavuga ngewe nabwiye ngo kuva kera ntarakizwa kandi nkaramuka nshitsi y'imyuka ishaka kwica abantu mu byo abantu batazi urabyumva nindamuka nyicitse rero icyo nzakora ni nyaboneka satani yinjira hariya nacitse gutya yinje mu bantu gutya mu kwepuko nibwamya bwanjye nicyo bushingiwe nta kindi noneho ngewe umva ikibazo impora nacyo hano ku isi muri bene data babyumvise ntabwo abantu bajya wenda bizera ko nakijijwe icyo pa urugero ntabwo ko ndi umwarimu yenda mu giturage ushobora wenda abantu ushobora badatekereza neza nagiye no mubize yenda tujya gukosora ahantu hari abarimo gusa ndebamo ninja mu barimu nane ababo uko kose bafite muza understanding iri hejuru urabonyuka ngo mwumva ikibazo kinahari mu buryo bwa nyabo njewe nza nkwizeye urabyumva nkumva ko nkubwiye ibintu umukristo vraiment ngwera nakazanjira kumvise no muri kwa kukwizera kwanje byakosa mbango isigaye nita nkikosa nibohoreye imbere yawe urabyumva uranyumvise ntabwo mbwije ukuri kubyo umfashemo ariko uranjyanye kandi unjyanye nabi urabyumva fata umuntu no muwe muhadokima mubwire ubuhamya mugani akoshaka intego zaje zishaka kugira ngo mvuge ibintu neza we ntiyabyumva neza twara igitabo cyanjye ahita agiha undi muntu ahubwo we agenda yantiye murabyumva bena nko twagane uwo kwantiye ariko ntubimbwire aho kazaca inyuma urabyumva ukavuga mu byo kwibintu wenda bitari byo ngira amahirwe ubwo twari ndi gahunda kongera guhura ndamubura cya gitabo agishyira nyine uko wagishyira undi muntu gukuriye sakati nge natinye ariko ngo uwayobora we aratinyuka araza arambwira ati rero batinye gutya na gutya twe ngewe ntabwo nge nabigenderaho twaraganire pe turaganira rwose icyo cyo nkunda kukigira sibyo rero icyo kintu ni kujya kwibera njyenyine hano reka byose nzaba nze mbirangiza nimara kubirangiza cye nzabicaza ariko murabizi mwica abantu mutabizi mwebwe murabyumva none mvuga ngo kandi nanjye mpubutse nkajya gutangira kwigisha ukomeretsa abantu nanjye nkuko nagiye nkomereka abane uko byagenda kose rero turwana n'umwanzi umwe festa tuba tubyumvikaneho isatani sibyo dukizwa n'umukiza umwe ni Imana muri Yesu Kristo
icyo tucyumvikanaho, murabyumva. Noneho hari igihe dusigara duhanganye n'abantu by'ukuri ntiduhangane n'umwanzi naba original. Niyo kese njye mbona akenshi iri mu bantu benshi hano ku isi. Njye nkavuga ni inshuti yanjye, yenda hano twagonganye uko, wenda njye narakoroheye ca bugufi. Guca bugufi kwanjye guturuka hehe? Ndimo ndabona umwanzi ushaka kundimbura, bisa nkaho utari kumubona. Mwe murabyumva, ahubwo urambona niba nkubwiye ibintu ntabwo urabona umwanzi ndi kukwereka wakanamfashije. Niho birangira mvuga nti ninjya mu bantu barakuza kumfata uko ntari. Kumfata uko ntari biramena umutima. Kumena umutima ni ukunteza iki? Satani. Murabyumva? No nkavuga ni icyaba cyiza reka nk'uko indirimbo bivuga ngo mwiherere. Scripture bajya bavuga se ati iherere ubibwire nde? Ubwire Yesu. Muri icyo gihe ngumana na Yesu akamfasha gutsinda ya myuka, murabyumva, then nkongera akabana nkashaburi etanomari. Ngira ngo no kubona jangaha nuko nzi neza ko bimaze gusa nkaho birangira. Muri quartier biza kurangira ko nyuma y'imyaka 2 menya umuntu azambwa ati ko biza umukobwa yari ishingiye. Okay. Icyo cyatumye mvuga ni ntureba iba nka proof y'uko n'ubundi atari Imana. Urumva? No mbibonye utyo ako mu mutwe mu by'ukuri narashwanyaguritse byanyabyo narashize. Urabyumva? Buro icyo cyane icyo gihe umva ukigiye umuntu yabaga wada sinari gupfa guteta n'importe koma. Niyo wanatete ufite ubwoba ngo ndikora ku mategeko y'Imana niko bigira. Dore igihe cyaje kugera imyaka igenda ihita no kugusereza umuntu abyumve neza buriya n'ibitubaho binababaje. Utatuvuga n'importe koma. Kuvuga ngo umusore ntikigenda ntibicamo ibintu byo murakuvuga ko mbona uri mwiza ntacyo wabura ubura abakobwa gute. Bamwe bakuvuga ngo nukushaka gushaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Murabyumva? Ko muri kuburi wifitiye ikibazo utabwe abantu ngo bacyumve. Ubwo byaje kugera 2018 mbona fiance namubonye rero reka ugomba guhamya kuko nabonye fiance noneho mwiboneye ntabwo Imana ikora mu buryo bwa badatekereza. Njyewe namaze kujya ni nta muntu uzajya kumanurira ndafunga pe, kandi nta n'umugore mu rusengero nkishaka. Ubwo ibyo mufite nk'ibikomere yako nibyo nakoze kandi byanakozwe sibyo kamera y'umugisha. None ukuntu bagenda basereza abantu muri staff baranshereje rwose pe, bagabo basereza ku mugore ibyo umuntu umwe arareba araza arahaguruka batereka muka. Iyo nkwitegereje cyangwa utazashaka mu bitabo byananditse ngo ahubwo ngushaka umugore ntashaka njye napfa nashatse. Babyumvise? Nonsigana ikibazo cy'ukuntu nzabaho ntashatse nkabona nasambana numva n'umutwaro ntazapfa kubasha. Rero nanone wasanga umutego wa Satani kugira ngo ahubwo azabunturemo neza nararengeranye. Murabyumva? No iryo jambo ry'uwo murambwiye ngo wowe amaherezo mbona utazashaka. Namuhagaze je ndamureba sanga asa nkansomye mu gitabo cyanjye. Abamwe atari kurabizi ati kandi abaranga bahuze ndamwihorera ndayanira mu ntebe yanjye. Ariko ijambo ambwiye ndo yanda habuka ndamusanga haryo uvuze ngo iki haranga bahuze ejo akundangira ati nta kurangira ntibikore. Yaje kundangira umuntu azi ibyo zame telefone ibindi zabyikorera ayimpereza ndatereta nyine nta ndusha guteta bavuze bari ibyo banubwira ngo umuceceze ntabwo atereta nje naguterese ntabwo ava mu nzara rwose mu zukuri tangije ko ndamutereta nyine ndamusuye sanga biracamo isu iracamo rwose nkuko nyishaka mba umuntu ishimwe ku mutima. Ikindi ntanga wenda ikingiye kubabwira kandi ingenzi cyane bura ukuri iteka kuratsinda. Navuze ko ntabwo nzigira nshaka umuntu nje ntabwije ukuri. Ku munsi wa mbere duhura bavuga ngo ubukristo burya nyuma ubukristo nje mba ubukristo supa mu rusengero cyane
mbabwiza ukuri pe umutima w'umuntu kurema w'Imana ireba twawe ndamubwira nti ibyo bango ndanga abadayimoni ibyo bavugaga nabone ahantu ushaka kuzanishira ubukwa ahubwo nicyo nahereyeho uko ndeba uko ngenda kuza nize kamizi igice kimwe cyonyine mpembwaya nta kibanza ngira muranyuba kandi umwana muto nabwo ni umunzabi kuri kwareka kumva uri nzashaka tangije byose ndabona mfite nari nkuze ariko habe n'iki nafite ikibazo kimwe cyonyine baheseze gatoya ndangije kubwira byose yoki aragenda muha n'igitabo cyanjye cy'intambara bitanyima kuri WhatsApp ako kanya hataze mu kubeshya ni ndabizi kuri iyi sano banza uko bamfata uko ntari n'Imana yacivanga irankijije nawe ashidikanyaho urabyumva bose ziko ntawe uzi kuri kwanje anga igitabo cy'intambara gifate nyuma cy'soft ibi mbabwira nabani iyo wica ugapanga ibintu byawe neza Imana iragufasha nari nzi neza ko hatazabura amajwi amusanga ababwira ibintu bitari byo kandi ntabasha kwisobanura wongewe byaranabaye none mbabwira byaje no kuba twahuye ari aje secondaire ahita ajya université aza kujya université nyuma y'imyaka 2 ubwo yampamagaye ngo bya bintu wambwiye nene nabyibagiwe ntibikize ibyo bintu wambwiye ariko ubwo ya magambo nyine mva ko byamugezeho byane wabara byumva barabyihora murabyumva ariko sabona nabiteguye imbere yaho byose byo byariko bubaye turashakana turabyaye tumeze neza niwo mvuga ngo ubwenge bw'umuntu bundi nubwo bavuga ngo ntibugakore ariko ni ngombwa byanze bikuze bakadushyamo ibintu bitari byo urabyumva agahisha umutima we urabyumva akaza ari muri societe bitari byo nubatse urugo guti urugo rwanye naruteguye cyahira umwana mubyumve neza nabana nishyira bwa nudategura urugo ukingana hangahungana gutya ukagupfana ntuzavuge ngo yewe murabyumva noneho rero nibwo mvuga ngo ikintu bajya bagishinga hagati umutima nama ni ingenzi narabonye nzarongora umutima nama w'umuntu ntabwo nzarongora upfuye kubona muri bya biganiro mugirana ubona umuntu burya uramwanariza ninjya kurambabarira ushaka kubyita ubupagani ariko zo muri strategy nje nari mfite pe narize nibanza ashaka kumugura wize byanze bikuze wize secondaire hari amabara abaye rwose pe tuvugisha ukuri namvuga ni kombo n'abantu bize bitwara uku bambara ibi bapfumira iki byose babyeyo nubwo nayo mukara tukase nabikundaga iby'imisatsi y'upfumura abatuka amaparse nabikundaga rwose pe twongeye ubusambanyi noneho akari ikintu mpura numva ntashaka icyo kintu murambabarira wenda mwe murabaruko nandi umukobwa umunsi kajye mwisi icyo gihe ntabwo nashakwa nagushaka ntakugerageje ngewe nagomba kugutireta mpaka mbonye umutaho ukuntu uhagaze niba umpaye murabyumva ndakugeza kuri kesa ngo testing mind yawe n'umutima wawe bitewe n'ukuntu na setting nakubwiye umuntu ategura mu buzima bwe ibyo byagiye bindinda buri nibyo ngibyo nava ko hari ubwenge umuntu agira mu mibereho ye bumufasha mu ko yatunganira Imana cyangwa se yatunganira n'abantu baturanye cyangwa se n'umudamu we n'abana be ngayo nguko muri make uko nabwo navuga ku bana Yesu rero ukumbaye na Yesu ndasubira kuva kera kose mfite ifoto ndi muri secondaire nanditseho inyuma nsaba Yesu kugira ngo byumve neza noneho sasa ndavuga nti Yesu kuko twavugaga Yesu sibyo ani Yesu yobora intekerezo mu gifaransa kandi kuko byanditse ni Jésus purifier ma conscience et gouverner mes idées bivuze ngo n'abantu yawe Yesu naze ayobore intekerezo zawe Yesu umutima nama wanjye urambwira ndimo ndagusubiza ambwira n'abandi barakugira ngo bigende neza wumve ndashaka kumvisha ahubwo kwa kwizera gukiza umuntu
umva uwazaga ambwira Yezu numvaga ko nari namusabye ahubwo ni yeze umutimanama wanjye asukwe n'intekerezo zanjye. Umva atari ukwakira uwo Yesu, niho yaje nanone naramwakiriye ubundi ahubwo azankiza. Kumwizera nakweka amasezerano yagiye mwandikira, byasaba ko nkuza impapuro zanditse no ziri ekri musaba noneho nizera Imana nkizera Yesu akanankiza ngaka gakiza kandi agashingira. Uyu munsi tubanye dute rero? Kanza kuba nasomye cyo kintu cyazanye ibibazo byose uri kumbaza biba bishubije rwose. Sasa uyu munsi mpagaze gute? Rwa Rutare naje kwaza umupasiteri uginsubira ku cyo cyawe ucyumve neza. Rwa Rutare nagiye kwigisha ahantu mbivuze nkuko nguko pastor ngo ati urutare si ikindi kindi ni Kristo, unyumve neza. None Imana arambwiye ngo nshize urutare iruhande rwawe, urahita wisubizaho ngaho rwose ari ibintu biza kongeraho. Nshize urutare iruhande rwawe, urutare ni Kristo, nuruvaho ibyabwega bize ku ishuri enye kuki kumusaba kure uzajya bitaribwe nabikubwiye. Uyu munsi ibyo ndi kurya ntabyo ndi kurya, niba ntabyo ndi kurya ntari kwikwa ku musozi Yesu turacyari kumwe. Kirumvikanye? Nimuvaho rero uzayibona byanze uzayibona pe. Turaganiriye ubuse niba mukamuvuyeho uzabyibonera kuko Imana yarabivuze. Ahubwo ibyo byari bigiye kuba rero nkakazi babandi bakiri batoya baha inama ushingiye ku kuntu nyine biravuga ngo umuragwa iyo akiri umwana uvuga ngo atwarwa n'umugaragu. Ibaze kuba uri umwana mu rugo ari we uzaragwa ibyaho ngaho mu rugo, ariko kuko nyine ukiri umwana umugaragu niwe ugushyira ku murongo akavuga ati gutya na gutya na gutya na gutya, ukazarangira nyine umugaragu ukazamubera shebuja cyangwa nyirabuja bitewe wenda nuko wakuza gihari. Uyu munsi ko mu bintu tubwiye binakomeye nuko abantu bakiri abana baba bafite gukangishwa ikintu cyose kivuze ko kivuzwe mu izina ry'Imana, kandi samutemo dusanze yuko ibyinshi biba bitavuye ku Mana. Nibura bano bantu bakugiraho umugisha bagira inama. Murakoze cyane njye nawe papa sundi. Rero muri make ikintu wavuganye n'Imana igukiza wowe ubwawe nutakirengaho uzaba amahoro. Nanjye icyo navuga n'Imana nintakirengaho nzaba amahoro, ariko iteka ryose iyo umuntu arenze ku Imana yamubwiye iteka rimugwa nabi uko byagenda kose. Yesu Kristo niyo banze ryo kwizerwa. Abantu bafite abandi bantu bashyira imbere yabo mu bijyanye n'imyizerere akavuga ati ngewe, hari abantu bagira abarori models akavuga ati rori modo wanjye ni runaka ni runaka ni runaka. Ibyo bintu rwose Yesu yarabihakanye, aravuga ngo nimuze munyigireho kuko ndi umugwanizi. Urumva nyine avuga niwe ukwiye kwigirwaho. Hanyuma umuntu wese wigira, urumva nk'ubwo ugiye muri korari wagiye wumva ushobora kuharuhurira umutima, ko biravuga ngo nkugireho umugisha unduhura umutima muri Kristo Yesu. Nibura usanga umunyamasengesho, usange umuhanuzi, usange umubwirizabutumwa muri sosiyete nyine ugemo, ariko biratangaje ko urahagera ugasanga ahubwo nabo bakeneye gufashwa. Biravuga ngo mwari mugeze mu gihe mwaka muri abigisha abandi, ariko ndabarebye nsanga namwe murabakuramizwa amata, namwe ahubwo mukwiye gusubira kwigishwa inyigisho z'ibanze. Tubwire umuntu dukurikiye ko Imana ishaka ko umuntu baganira uwe nayo mbere yuko ujya guca kwa runaka na runaka. Ntibivuze yuko abandi bantu atari beza, kuko n'umunyarwanda avuze ko nta mugabo umwe wafatanya n'undi yagufasha, ariko hari igihe ushaka kugufasha ukamubura, cyangwa wirukanye uzi ko ari bugufashe ejo ugasanga niwe wagujugunye hanze
cyangwa se arimo arakora ibintu nyine bibi cyane utari witeze. Umukristo udukurikiye, menye yuko Imana yavuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Yishakana umwete ukubita ahantu hose hashoboka, ariko uyishake ku buryo we nayo muba muri agati gakubiranyije kurenza uko ujya gushaka Imana ugaca ku wundi muntu. Nagira ngo tugane ku musozo, ariko tubwira abantu ko Imana ubwayo irihagije, hanyuma udufashe no gusengera abantu. Data mwiza, Imana ishobora byose, mu izina ry'umucunguzi wanjye Yesu Kristo, kuko nagutakambiye ukanyumva, aho undi muntu wese atari kunyumva ukahambera. Ndabizi neza ko muri iyi si niyo yaba umwe ntashobora kubura ufite ibibazo nk'ibyanjye bitagaragara, kandi azi neza ko ahanganye nabyo. Kabone niyo twe twamubura tukamuca urubanza k'ibyo arimo atabizi, tukamufata uko atari, akagira agahinda k'ibyo tumubwira ko tubona ibibazo bye, ariko wowe nawe muba mubizi. Bana rero, nzi neza ko ibyo bitera agahinda mu mutima kenshi bikajyana umuntu kure. Birashoboka ko umuntu yaba ari umugabo, ari umugore, ari n'urugo, cyangwa ari umwana, cyangwa se cyangwa ari umukecuru, ariko akaba we yumva gushaka muri we, ariko akaba mu by'ukuri utaramutabaniriza kugira ngo umwuka wawe wera umubeho, ukomeze umurinde, umwihanganishe. Igihe cyawe nikigera uzamutabara, gusa agumane ukwizera. Bisenze byizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.